umuhanuzi agenda akifatira abantu ubutarekura akabafata akawo. Rimwe rero katwikore ubona hari ukuntu haba hari icyumba cy'amasengesho ngo kwa runaka haba icyumba kiryoshye. Mama arambwira ati ariko se wasagiye mu cyumba nkuru rero mbagezweho abaraje nyibango abo mbonye ataye gutambwe nanjye nero urundi muhunga usubira inyuma nzi yabona yari size izegurutse gutya urumva akatanyegera nanjye nigira hirya akatanyegera nanjye nigira hirya akatanyegera nanjye nigira hirya seze ukuntu nageze ku muryango w'icyumba Nduwiteka Imana yawe arinda uvuga umuhanuzi ni none Imana iravuze iraje Imana igiye kururuka kuvugana natwe imuhizo nagira ngo Imana icyubahiro ni Imana uhabwa icyubahiro Imana uhabwa icyubahiro ati murinzi ndayindaro nikarabaye abamama nabonye umubare w'abamama uri kuzamuka akabamama bari kuzamuka bakunda abiri mu bigaragara ako mwakunze abiri nukuri ariko abiri ntacyo atwaye abiri ntacyo atwaye abiri ni meza abiri wayumva uri mu kamodoka kawe uri kumwica uri kugenda abiri wayumva wanayatereka ari utetse uri mu rugo kumva si ngombwa ngo turebe twongeye gusuhuza ukurikira Daily Dates official ku Gicumbi meze bite se bro dushimira wowe wakoze subscribe wowe udahwema kudukurikira amanywa nijoro umunsi ku wundi icyumweru ku kindi ukwezi ku kundi umwaka ku wundi turabashimiye dushimira diaspora ariko twari dukumbuye wari ubakumbuye nari nkumbuye diaspora cyane by'ukuri dore tuvuye mu bihe cyo kwibuka urumva twari dukumburanye cyane suhuza abarundi big salute shout out ahubwo turabakumbuye ahubwo se ko abanyarwanda bitwa Rwandan people abarundi bitwa ngo iki ariko niko babita suhuza abanyazimbabwe ejo bundi natoraguye inote ya miliyari 25 z'amanyazimbabwe muri uru Rwanda ubwo ni baba diaspora ariko nahamagaye umuntu wanjye uri muri Zimbabwe arambwira ati wagura imigati yo kuri kurangahe kuri miliyari 25 z'amanyazimbabwe nabo nukuyigurira ni imigati ibiri kandi nayo ngo yarangije manda ngo yayindi gugisohoka mu ifuru ntago wayibona uguzana akagorofani uzana uje kugura umugati ujya kugura umugati ukajyana ujyanikira kontineri none ufite mu bunote bwa 500 uratakaye karabaye uno bwa sexa na wabujyana twari tubakumbuye cyane twari tubakumbuye minsi yari baye myinshi yari ikubye ako tuvuye mu misozi ntabwo twaje ngo tunabasuhuze ariko tuvuye mu misozi tuvuye gushaka abasaza bafite abiri kabisa kabarega ka Kamari Mushumba Augustine bose ni abasaza mwitege n'abandi mutazi ariko kabarega we vuba murongera mubone umusutsi man ndashaka kukubwira rero uno munsi tugiye kuganira ku kantu k'abahanuzi buriya hari ukuntu umuhanuzi agenda akifatira abantu ubutarekura akabafata akawo. Rimwe rero katwikore ubona hari ukuntu haba hari icyumba cy'amasengesho ngo kwa runaka haba icyumba kiryoshye. Mama arambwira ati ariko se wasagiye mu cyumba nawe ugasenga nk'abandi ukiruka kanime koki mu cyumba hatandukanye no mu rusengero.
mu rusengero ni uguterana noneho mu cyumba ni ukujya gusenga ngo rero ko Imana yanakuvugaho. Iyo abantu bagiye mu cyumba cy'amasengesho ni ukujya gushaka abahanuzi. ni ukujya gushaka abantu nuko turagiye tumaze kugenda, ariko icyo cyumba kikaba gifite umuhanuzi mukuru. baba bari mu byiciro se? nyiri icyumba kiba gifite na nyiracyo. hari iwe arangije aba nawe uhari mu baturanyi, hari ubukwe, aragenda amarira kugenda ngo hakaba hari undi muhanuzi. n'uwo munsi twari tumubonye tara yazamutse uwo munsi nta bahanuzi kandi nubwo wari ugiyeyo niba yarabuze ati reka noneho mbisasanye nidahuriye reba uko mbigenza. noneho hari ukuntu musenga mugasenga turasenga abati bizani abagiye mu mwuka abaratangiye arahanuye abikoreje ku muhungu ati karaga ko guhengamisha ku miyenzi. tugafata agakorwa k'abandi ukagatsindika ku miyenzi kubita urushyi. biriya ni ibiki abari bahumirije basenga bumva urushyi, bareba ngo bisa urushyi ruramira, bumva urushyi ruramiriye twese. yari umugore? yari umukobwa. umukobwa ubwo icyo cyumba ntabwo cyari icy'abantu bakuru, cyari icy'urubyiruko. kuki se yagiye kwifatira agahungu? kuki atagiye ku mukobwa? umuhungu mu gihe kibazo bibaye urundi aba aramuhunze, amaze ko ati eriko se none twaje mu ihaniro. nuko aba yigiye ku ruhande umukobwa ateye urutambwe, ateye urutambwe yegera undi ati bito byawe, ati ni byiza, ati iyo ugiye kuri toilette tujyana n'umukobwa waje gusenga, undi mu gihe gitangira kwisobanura bose yarabakontorolaga. uracecetse yamukubise urushyi arangije ati ndetse noneho kujyana n'abakobwa kuri toilette ni icyaha. Tibibaye icyaha? uwo kwihangana byaranze aramubaza ati mugore niwe mukozi w'ibibi wa mukobwa we Imana ntiyakurinze inda bashaka kwigemura karabaye ati umubyeyi aba yegereye undi bakagumamo se? twari turi mu nzu, urabona mu nzu z'abantu ubwo ahuri muri saro aho ndi moto aho gate ese kubahanura asa ariko ubwo nibwo bwa mbere bari bagiye kuguhanura? ntaga iki gihe narasengaga ujya mu cyumba cy'abasengesho? njya mu cyumba cy'amasengesho. wari umaze kuba pro? ahubwo iyo sisiteme y'ubuhanurire ni ubwa mbere nari nyibonye ugahanura unakubitwa. narabivuze nisa noneho Imana yirakariye noneho yaje ku biti. abavuye kuri ubu aba yegereye undi mwari ku murongo. urabona reba saro y'umuntu mu rugo rw'umuntu muri saro, reba nka hano mugahita muramburamo umukeka, abantu bakaza bagasenga, noneho hariya mugakinga. ubwo urumva twese yari adufite, ntawe ari gusohoka. niba ari ukurya urushyi wagombaga kururya. ninde se utarakubiswe? aba yegereye undi tibite ni byiza ko bagutumye kuri butike wagiyeyo, ariko ni kandi ubwo bari baturanye. ni nawe wamubwiye ngo ntajye kuri butike, ati turi kwihuta ngo ntutugende ujya kuri butike. arangije aramwihindura mu cyumba ati kuki utagiye kuri butike? kuri butike kandi koko wasanga ugasanga undi natwe se twihutaga ntago yafashije ababyeyi. ndamuru rero mbagezweho abaraje nyibango mbonye ataye gutambwe nanjye nero urundi muhunga usubira inyuma ndi nze yabona yari size izegurutse gutya urumva
akatanyegera nanjye nigira hirya, akatanyegera nanjye nigira hirya, akatanyegera nanjye nigira hirya. Sinzi ukuntu nageze ku muryango w'icyumba. Nafashe amakuru bukeye bwaho ngo ninjye utarakubiswe, ariko ngo hari ikindi kinywanyi nayo ngo cyabonye ukuntu bimeze. Waracerembye Guceremba gusa izo nshyi ukuntu zari zimeze, none aragafata akagurya akakujegeza ukumva akawunga igiye gutakara. kubana abantu babasekeje. Hari abahanuzi, none hari abantu bizera abahanuzi bro cyane. Hari abantu bizera abahanuzi, mu rugo haza umuhanuzi akaba asanzwe abahanurira ati hari ukuntu umuhanuzi ahanura ibintu bisanzwe bizaba. Reba nk'ubu nkawe ashobora kukubwira ngo se Imana ikurinze impanuka, kandi n'ubundi nyura mu muhanda kandi n'ubundi unyura mu muhanda. Ni ibintu bisanzwe, kuko ubwo Imana yakurinda impanuka bishobora no kuyuma iyo mpanuka itari ihari, ariko kubera ko ziko ugenda mu muhanda akabikubwira kugira ngo wizere ko ibyo bintu ari byo. Noneho wenda ukazagera nk'ibyago ugasitara nko ku muhanda, imodoka ikakunyura ngo Imana ntabwo icyubahiro, Imana ntabwo icyubahiro kubera ko n'ubundi uri mu muhanda. Urumva ubwo ngubwo akaba aragufatishije, noneho ugahita umuhamagara ati Imana yanjye mfasha duhe Imana icyubahiro inshuro 3 n'amashyi ya sipesiyali. Ati kuko yamanuka Imana yakuyeho yaribaye leta ngati ikintu agifatishije. Umukiriya wa mbere arabonetse, nuko manuka y'igare akageza mu rugo, akaza mu rugo. Hashize iminsi ntabwo twayaga duhura, sinari muzi, ariko yagendaga iwanyu, yazaga mu rugo cyane ariko nuko nanjye rimwe nje nsanga yahazindukiye ari kumwe n'umukecuru yasenze ibyo yabyabize. Nuko umukecuru mama ati damu iki gitondo ngwino bakuragize Uwiteka, iki gitondo ngwino bakuragize Uwiteka n'ibyo ukora byose icari hano ubikora mu maboko y'Uwiteka. Urumva umubyeyi ntabwo akubwira ikintu ngo cyange, kandi nanone akubwira gusenga, kandi akubwira gusenga tasa. Nimara kuza ndicaye, ikintu cyambabaje ni ukuntu mama yahise ahaguruka akajya hanze. Urumva umuhanuzi arasenze, nanjye numva nanjye kujya mu murongo wo gusenga, nanjye ndazamuka ndasenga nanjye ndisengera. Nuko ati we Uwiteka Imana yawe arinda uvuga umuhanuzi none Imana irabavuze, iraje, Imana igiye kururuka kuvugana natwe. Imurizo Nagira ngo Imana icyubahiro ni Imana uhabwa icyubahiro, Imana uhabwa icyubahiro. Ati nkurinze inda y'indaro nikarabaye. Nkurinze inda y'indaro bambaye seriye nono amasengesho yavuyemo mbanyavuyeho bambaye seriye ngo kandi nkurinze kururu y'abahungu ku mutima no yavangiwe nakwambiye. Uzi none ikintu cyabinyemeje, ugeze mu myaka ngo yo gukundwa n'abahungu, ngo ariko nkurinze kururu y'abahungu. Uzi ikintu nakoze, nahise mpaguruka arasenga nagiye mu cyumba
ndi kuvuga ni buriya rero sinzi ukuntu neye iyo umuntu ambabaje numva nafata nk'iki uranzi sunzi iyo umuntu ambabaje ako kanya numva nafata nk'ikintu nkahita mwasa ntabarese uyu muntu njye mukubita urushyi aceceka reke no gutera indwara kubwejagura hano numvaga noneho ari no kubwejagura mama wawe akaba ahise mama ari hanze ntarazi imbiri kujya mbere ubwo umujinya mana yanjye mfite umujinya shaka ariko ubwo nanjye nikanze mwemeza ko nari umukobwa mbafashe swime utanyenyera Imana nagize nasohotse gisoze isengesho ati se ko nagusengeraga wari urihe niwasengaga ibikiza n'abaheseriye niwasengaga ibiki ariko aho nisumiye ikenyereye hano atariko yemwe ati nagendaga ati birapfuye ati nagendaga umva ubuhanuzi bubaho mu cyaro yagiye mama yaranamuhamagaye kugira ngo amutuke asanga broke nabwiye mama ni reka nkubwire uriya mugore azongera kugaruka hano yari umugore azongera kugaruka hano ubugabo bw'ubuhanuzi nabwo bujya buba ubuhanuzi bwirwe burya amafaranga y'abantu mwana reka rero umubwire kuko ari kuri laboro y'abahanuzi bro urumva umuhanuzi reka nkubwire ubusa si nk'inama abahanuzi umuhanuzi nta munsi n'umwe azaguhanurira ikintu kibi uriya umuhanuzi none se reba bro kuwa mbere umuntu ari mu cyumba ahantu runaka kuwa kabiri umuntu ari mu cyumba runaka kuwa gatatu umuntu ari mu cyumba runaka kuwa kane umuntu ari mu cyumba runaka kuwa gatanu umuntu ari mu cyumba runaka kandi niko hanura kuwa gatandatu ari mu cyumba runaka ku cyumweru yagiye gusenga uwo muntu afite umuryango atunze azabuzwa n'iki kuguharurira ibintu akubeshya kugira ngo niba ufite n'amafaranga ukuremo inoti ya 5 umuhe ukuremo 10 umuhe kugira ngo umwizere uzanamuhamagare aze mu rugo agusengere namara kugusengera ube wanamuha n'uwo muceri cyangwa ku kawunga atikira urakoze cyane urumva abantu nabo nibakora rero ntibazabura kubeshya abantu kugira ngo nabo babone amaramuko ariko rero uri umukristo sibyo ndakubaza ikibazo habaho abahanuzi bahanura byo abahanuzi babaho ariko ni bake abo bantu n'umuwe muhanuzi wigeze wumva avuga ati umuntu ashobora kubahanura biriseriye hari umuhanuzi wari bwabure hari umuntu wamanuriye tugihura bwa mbere sinari muzi amanurira ibintu ndi uruhinja ni nako kwa kuno nawe tugiye kuba nk'abantu ngiye kubera nk'abantu yamanuriye ibintu byambaye mfite nk'imyaka 5 cyangwa 6 uno mwana w'imyaka 5 ibintu byabaye babizi sinjya nibagira ikintu cyambaye ufite yaguhanura ufite imyaka ingahe 6 amanura mfite imyaka nyine ndi muze ejo bundi 2020 ndakubaza ikibazo urumva umunsi umuntu ahanura ibyarangiye cyangwa ahanura ibizaza we yambwiye ikintu cyambayeho icyo gihe uwo muntu se n'uwaye twarahuye just gutyo nyine oya agana he narasengaga bro gutya murakubitana ahita akubwira ati kera hakuye oya twe nagiye gusenga ahantu nagiye gusenga ahantu harasenga wakongeye rero nkimara kubahura n'ibyo byose nese mvuga ni umuntu uzamanurira ni umuntu uzaza akambwira ikintu nanjye kikantungura ubona nk'uwo umuntu uzakubwira ibintu ufite imyaka 6 ntahakuzi n'ubwa mbere muhuye umuntu uko biri kose nose ngiye ikibazo mfite n'iki aho ubuhanuzi bungaye aho ubuhanuzi bungaye ubuhanuzi se babungaye nyine nose ngiye numvaga ubundi ubuhanuzi ari ukuguhanura ikintu kizakubona nese gute umuntu akubwira ibintu umuntu akubwira ibyabaye akakubwira ibizabaho bro nje ni nk'ikimenyetso nje nari navuze ni umuntu nzemera ko ibintu ari kumanurira ari ukuri nje azakora ikintu cyambayeho kitazwi n'abantu kugira ngo nemere ko ibyo agiye kumbwira ari ukuri ubwo
icyo gihe abikubwira nakubwira ibizaba he byarabaye se byarabaye uwo muhanuzi nubahe ese banza usome yambwiye ko nzasoza kwiga kandi nari ndi kwiga nzasoza ni byabaye kandi wari uri kwiga ambwira ko nzabona diplome kandi narayibonye ariko Imana icyo bahiro hari abatarazibonye inshuro 3 n'amashyi ya oya special Imana ibyo by'amashyi ya special wa mana dushimira wowe wadukurikiye kabisa ariko natanga inama twayitanze ariko hari abagore nge buriya buri gihe mbwira abagore n'abagabo bamwe abamama bose ubu abamama benshi bakunda ibintu by'ubuhanuzi by'amasengesho harya ariko nanone mujye mwitonda si dupinze gusenga oya natwe turasenga ariko nanone mujye mushyiramo akantu ubuze umuntu arakubwiye ngo ugiye gutaha ujye kurya baragutekeye ati ndabibonye kandi n'ubundi wari gutaha kandi n'ubundi wari burya Imana ikurinze impanuka umuntu nanaguhanurira agiye guhanurira ikintu kizima umwuka ubwe ahubwo abahanuzi nabo bahindure system barahindura badasubira ikindi kintu batazi kari muri uyu mujyi Kigali nta hanuzi baba nta hanuzi nabona barabahanurira udatuma nkuha abiri y'umupasiteri simuvuga izina taza kuzaba ibibazo yahanuriraga umuntu uri kurya ajyaga kujya hanze uwo muntu yajyaga ajya hanze yarazaga akamwicaza akamukubita inoti nziza rangiza akamubwira nk'amagambo nk'angana amuhanurira ibikize ni kwa kwishabikira bro ni kwa kwishabikira nuba igicucu umuhanuzi ntazagwira igicucu yaramufataga akamujyana ahantu uwa babiri hahandi udafite n'igitekerezo kandi nkuko babafungiranye cyagiye ubu wumva nta gitekerezo cyo kuba watekereza biri beyond yaho hantu ho muri aramucabiranya si umwe si babiri ubundi iyo umuhanuzi agucabiranyije akagufatisha ubundi yagukoreye nk'akantu nkuko kakagukoma iyo ashaka aba yagufasha urumva nk'uyu yaza mu rugo ntavangirwe gutya agasenga ibintu bifatika akigendera nk'ubu ngubu abakigira ashobora no kuba yarafatisha amani ariko nyine iyo umuntu agufatishije mbabarira umbwirira abantu uri umukristo pe bwira abantu uburyo bwo gusenga buzima nawe n'uwo muhanuzi w'ubu umva se twese turi abana b'Imana ngo umwenda wari urahera watamutsemo buri wese yigererayo bivuze yuko nta buri muntu wese uwo ni umurongo muri Bibiliya nese ngo mwira wari ukigirije ahera watamutsemo nanjye nigererayo nyine buri wese ndi umuragwa mu bwami bw'Imana buri wese ni umuragwa mu bwami bw'Imana kandi buri wese icyo pasiteri wawe yagusengera nawe wakisengera wagize kwizera abantu bumve ubundi kwizera kwa ikintu cya mbere ubundi ni ukwizera ko icyo kintu ugiye gusengera kiri bukundi mbese muri make byose bihera muri wowe byose bihera muri wowe harya niho umurongo uvuga nanone niwizera ko utakisengera ngo uriya niwe uzagusengera nyine azakuyobora nyine azagusengera we azagusengera ibyo abonye naye bari ayo mafaranga uyamuhe ariko wowe udukurikiye gira kwizera mu mutima wawe ko ikintu cyose ugiye gusengera twese Imana iratwumva ushobora kugerayo aho abapasiteri simvuza ngo uzisengere gusa nawe yagusengera gusa ntumugire nyambere mu buzima bwawe yego umwereke yuko ari ubuzima bwawe kuko nyine umweretse ko ari ubuyoboye arabuyobora ko arabuyobora muzi niba umpaye ubutware bwo kukuyobora ndakuyobora kuko wabyemeye urusengero rero ku abantu nge muri make singe imitima yacu ni insengero z'Uwiteka ubundi rega harani no guterana ase umumaro wo guterana kwera nyine abera bateranye abizera Imana bateranye bateraniye nyine kumva ijambo ry'Imana indirimbo zaririmbiwe Imana amashimwe nyine iby'Imana yakoze ubwo bivuze ko kutajya mu rusengero nta cyaha kirimo nta cyaha kirimo gusenga ni mu mutima gusenga niwe ku giti cyawe kuko hari n'abantu bro bajya hariya ari abarozi
hari abicanyi urumva kandi bakajya guterana we mu mutima we ari umunyabyaha gusenga rero ni mu mutima mbere na mbere ni hamwe mbere na mbere genda bishimye pe urumva korana akira ubwira abantu ariko abantu nababwiye ntibagabanye ntabwo ndakubwiraga gusa nabwiraga abantu abahanuzi we muhindure sisiteme yanyu twarayimenye twarayimenye ubundi abakristo bihanganiye gutura ibyo bintu tuzabigarukaho bihanganira ibiki abiri reka tuzayagarukaho abiri y'amaturo byagakwiye kuba hano hicaye pasiteri abiri y'amaturo reka tuzayagaruka nabayeho pasiteri inde njyewe nabayeho pasiteri byagenze bite njyewe asi byago ndoroshye nabayeho pasiteri da niga orefu naho sinari pasiteri nari perezida ariko nyine groupe yacu ni nyaho nari pasiteri icyanditswe bana nk'abakubita icyanditswe bakavuga ati kuva naremwe nubwo kandi ngo guhagaze mu mavuta narindi mu mavuta bro udakina urakina turagushimiye wadukurikiye ariko buri muntu wese wadukurikiye tumushimira cyane kabisa diaspora aho iri hose ariko hari abantu bivuga ukibagirwa diaspora Amerika diaspora Australia nabonye Australia batatureba cyane Australia basigaye bareba reka abundi Canada dusoza n'abamama nabonye umubare w'abamama uri kuzamuka akabamama bari kuzamuka bakunda abiri mu bigaragara ako mwakunze abiri mukuri ariko abiri ntacyo atwaye abiri ni meza abiri wayumva uri mu kamodoka kawe uri kugenda abiri wayumva wanayatereka ari utetse uri mu rugo ukumva si ngombwa ngo turebe ibisura byacu se si nguko shyira muri telefone wirebere tereka hasi tereka utetse hari abahungu si nkaho ndakubwira ati yagiye kuryama iyo ngiye kuryama buri gihe nshyiramo abiri nkaryama abiri yawe niyambikira arasinzira dushimira mama ubundi abantu bari Canada abantu bari Amerika abantu bari mu Bubiligi n'abantu bari mu Germany cyane kandi muri Germany bari ntabwo babibonye ejo bundi turabashimira cyane rwose yes ku rukundo mutugaragariza kandi wowe utarakora subscribe utazibagirwa roko abanyarwanda bagenzi babo bene wacu iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru umujyi wa Kigali no ku Gicumbi cy'abiri aho uturutse hose ushobora kuza tukaganira hano hantu ndashaka ko tuzahahindura ibwami cyane ibwami se gusa hano niho tuzajya tuganirira kandi ufite abiri wanatubwira dushyiramo contact aho ngaho ushaka twandikira cyangwa ukaduhamagara tukisukira nta birenze turabashimiye cyane wowe wakoze subscribe utongera ngo ukore utayikuraho ahubwo wowe utarayikora nyamuneka uri gucikanwa gira kugira ngo tujye dukomezanya kandi like comment share mukomeze mubikurikirane kugira ngo ibintu bigende bizamuka bigere ku yindi ntera kabisa murakoze cyane urukundo